Inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo nyinshi z'ubuzima. Twagarutse mu kiganiro cya none, tukaba twabahitiyemo kubaganiriza ku musitari uzwi ku rwego mpuzamahanga, nawe urasanga umuzi, bita Celine Dion. Celine Dion yari amaze iminsi igihe kirenze umwaka atagaragara kubera uburwayi yari amaze iminsi afite. Muri ino minsi rero, ku itariki ya 17 z'ukwa gatandatu 2024, akaba yarashyize hanze filime documentaire avuga ubuzima bwe, abushyira hanze, ariko agaruka cyane cyane ku iyo ndwara. Njyewe rero nkabona ari ibintu byanshimishije cyane, ni ubutwari yagize, aho agaragaza intege nke ze. Muri kino kiganiro turagaruka ku burwayi bwa Celine Dion, ubutumwa yatanze, ibimenyetso ahura nabyo by'iyo ndwara nyine, n'ukuntu iyo ndwara imubuza gukomeza gukora ibintu yakundaga, aririmbira abantu kuva kera akiri umwana mutoya. Celine Dion yararirimbye ku buryo no mu magambo yavuze ati njye navukiye kuririmba nta kindi. Nkaba rero nabonye ko ari umuco mwiza, ni n'umusanzu mwiza yakoze aganiriza abantu, yihanganisha abarwayi, ariko cyane cyane ababwira kudacika intege. Ibyo byose ndaza kubigarukaho muri kino kiganiro. Njyewe wakiguteguriye nitwa Celine Uwera, urubuga ni ntayorwa. Celine rero akaba ari umuririmbyi uturuka muri Canada, muri Quebec, ariko akaba ari umuririmbyi uzwi cyane, aririmba mu Cyongereza, aririmba mu Gifaransa. Indirimbo ze zaramenyekanye cyane, yatsindiye imidari myinshi, yatsindiye ibikombe byinshi, za disque d'or, arazwi. N'umwana mutoya abamuzi, abantu bazi kuririmba bahogoza kenshi bakunda kuvuga ngo baririmba nka Celine Dion. Njyewe rero nitwa Celine, nakuze mukunda, nkumva nyine ndishimiye ko nanjye nitwa Celine Dion, noneho n'uwo muririmbyi akitwa Celine. Nkumva nishimiye yuko nitwa Celine, kandi n'uwo muririmbyi yitwa Celine Dion. Nkumva ndabikunze cyane, ndetse n'abantu bagiye biga ahantu niga barabizi, nagiye nkunda, kuko nkunda kuririmba, nakundaga gusubiramo indirimbo za Celine Dion mu gihe cy'ibitaramo, ziriya za Pour que tu m'aimes encore, n'indirimbo nyinshi za Celine Dion nibuka mu mateka yanjye. Nkaba rero nabateguriye kino kiganiro nyine kugira ngo mumenye ino ndwara, ariko nyine mujyane n'ubutumwa Celine yatanze muri iyo filime ye documentaire yashyize hanze muri kuno kwezi turangije kwa gatandatu, muri uno mwaka nyine wa 2024. Indwara Celine arwaye rero ni iyi. Celine arwaye indwara bita stiff person syndrome, cyangwa se mu Kifaransa bakayita syndrome de l'homme raide, cyangwa syndrome de la personne raide. Ni indwara nyine irangwa yuko umuntu agira ububabare bwo mu mitsi, cyane cyane igice cyo hejuru, imitsi hakaba igihe ibyimba ingingo ze, ntabashe kuzihina, akabura nyine flexibility, akaba rigide. Noneho rero akababara cyane. Iyo ndwara basanze nyine ishobora kuba ituruka, ifite ahantu ihuriye na système immunitaire, kwa kundi umubiri ubundi wirinda, ariko basanga bishobora kuba bifitanye isano
no gucika intege n'ukuntu sisiteme miniteri yayo ahubwo ishobora kuba iproduza ibindi bintu bijya kurwanya umubiri w'umuntu. Celine Dion rero haba muri iyo filime no mu biganiro yakoze mu rwego rwo kwamamaza iyo filime ye, hari ikiganiro yakoze nko kuri TF1, ni filime, ni televiziyo y'Abafaransa izwi cyane, hari ikiganiro yakoze mu banyamakuru b'Abanyamerika. Celine yagarutse kuri ino ndwara avuga ko ari indwara imubabaza cyane kandi muri iyo ndwara hari igihe ata ubwenge, ni perte de connaissance, ata ubwenge noneho n'iyo mitsi ikamubabaza cyane, za muscle ze, kandi ibyo kenshi bikaba mu gice cyo hejuru. Afite nyine abantu bamufasha kumukorera massage no kumufasha kumva amerewe neza, ariko ibyo ntibihagije kuko hari igihe ajya no mu bitaro, hari igihe yagiye mu bitaro. Celine Dion yagaragaye ananutse cyane, amashusho ye menshi yagiye ajya hanze, ndetse hari n'ibinyamakuru byinshi bitatinye kuvuga ko Celine Dion yapfuye, ariko ibyo biramenyerewe mu basitari, ujya kumva ukabyuka ngo uyu yapfuye, kandi nyamara wakurikirana neza ugasanga ni ibihuha no gushitura abantu, ni ukugira ngo ibinyamakuru byabo bikurikiranwe cyane, kwa kundi nyine tubamenyereye abantu bashyira amakuru hanze y'ibihuha. Celine Dion mu biganiro yagiye akora yavuze yuko ikintu cyamubabaje cyane ari uko iyo ndwara yangije umuhogo we, corde vocale zituma aririmba zikangirika, kandi ari bwo buzima bwe, niko tumuzi aririmba. Yaririmbanaga n'umugabo we mbere, umugabo we niwe wamufashije kumanejinga, arazamuka akiri akana gatoya kugera igihe baje no kubana, arakomeza muba hafi, Celine Dion arakomera. None rero iyo ndwara ituma ataririmba. Muri ibyo biganiro bye Celine Dion yageragezaga kuririmba nyine ati ndagerageza kuririmba ariko rya jwi ryanjye ntabwo ngera hejuru, niyo bishoboke ko ndirimba ni ukuririmba akantu gatoya nyine ku buryo ntazamura ijwi, kandi Celine Dion tumuzi nyine aririmba kugeza hejuru, ariko noneho akanagira n'ubwo bubabare buteye ubwoba. Celine Dion yavuze ko mu mihogo hari igihe aba yumva ababara ukagira ngo hari nk'umuntu umunize, kwa kundi hari nk'umuntu umunize umuntu akananirwa kuvuga. Noneho aravuga yuko nanone iyo ndwara imubabaza cyane cyane mu mitsi, mu nda yo hasi, cyane cyane intoki nyine zikagagara n'ibindi bice bikagagara, kandi ntagire kontorore y'ibyo bice, ntabitegeke nyine. Ubundi umuntu aba afite kontorore, ukabihina uko ushaka ukagira gute, ariko iyo ndwara uko igenda izamuka umuntu abura kontorore yo gukoresha ibyo bice by'umubiri w'umuntu, noneho ukagira rigidite, ugasanga umuntu umeze gutya, ntabwo ubasha guhina amaboko, kandi urababara cyane, bikazakura noneho bikazagera no ku maguru. Uretse rero ubwo bubabare, Celine Dion yavuze yuko iyo ndwara ye yaje ikurikira ibindi bibazo yagiye agira, birimo gupfusha ababyeyi be, mama we, papa we, musaza we, noneho apfusha n'umugabo, nawe atangiye kurwara. Nk'aho bidahagije,
abura ijwi rye ryari rimutunze, ryari rimubeshejeho, ibyo byose biraza biramukubita ajya hasi. Abaho acecetse imyaka yari ishize hafi ibiri, Celine agaragara gakeya gakeya ariko nta bitaramo. Ibitaramo byinshi yari yarateguye, bariya abacuranzi baba bazwi, hari igihe bategura ibitaramo nko mu myaka ibiri akaba azi gahunda y'ibitaramo n'amatike agatangira akagurishwa. Ariko Celine byaragaragaye yageze igihe ahagarika ibyo bitaramo, n'abaguze amatike amafaranga arayabasubiza. Hari ubutumwa rero Celine yatanze nubwo yagize ibyo bibazo. Ubutumwa nibwo numvishe bunshimishije, bushobora no gufasha abandi barwayi cyangwa se abandi banyura mu bihe bikomeye. Akaba ariyo mpamvu nyine ngusabye gukomeza gukurikira kino kiganiro kugira ngo wumve ubutumwa Celine yagiye atanga, haba muri ya filime nyine, iyo filime yayise I am Celine Dion cyangwa se je suis Celine Dion, bishatse kuvuga ngo ndi Celine Dion. Ndi Celine Dion nyine ukuntu yabisobanuye yavuze ati ngewe ndi Celine Dion, ndi Celine Dion nta cyabihindura, ngomba gukomeza nyine nkaba Celine Dion uko munzi uko nabayeho, yabayeho aririmba, ntagiye kubireka nyine kubera izo ndwara. Azakomeza yibate, azakomeza ahangane n'uburwayi. Ibyo bintu numvishe ari ibintu byiza. Burya niyo umuntu yizeye yuko azakira, koko arakomeza akamererwa neza. Yaravuze ati je vais pas abandonner, bishatse kuvuga ngo ntabwo azabireka, ntabwo agiye kubihagarika. Afite icyizere ko azakira kandi ko nubwo hari ubushobozi yabuze, ariko nubwo afite agomba kubukoresha. Ubu ngubu arimo gutegura ikindi gitaramo, azaririmba nyine uko abashije, ariko nabyo aririmbe. Yaravuze ngo n'utabasha kugenda, nubwo atabasha kugenda ntazahagarara, nubwo kandi yahagarara azakambakamba, nubwo yananirwa guhagarara azakambakamba. Bishatse kuvuga ko ubushobozi bwose azaba afite nubwo bwaba ari bukeya, ariko azabukoresha. Ibyo bintu numvisha ari byiza, bishobora gufasha abandi barwayi. Yavuze ati hari igihe indwara igukomeza, igukubita, ukumva wakwipfuka amaso ukajya mu mwijima, ugategereza ko urupfu ruza kugutwara. Ati ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Umuntu ngewe nzakomeza ndwane. Ati ibyiza ni uko wakomeza ukarwana, kandi kuko hari igihe ukivuza ukagira icyizere ko uzakira. Azakomeza, yavuze yuko azakomeza akaririmba uko byagenda kose, azakomeza aririmbe, wenda aririmbe gakeya ariko azakomeza aririmbe, kuko yumva yabahemukiye abafana, yabahemukiye umuryango we. Celine Dion afite abahungu 3, nubwo umugabo we yapfuye ariko yamusigiye abana 3, ariko yavuze ati ngewe ndi mama w'abana, ngomba gukomeza kuririmba, ngomba gukomeza kubaho, ngomba gukomeza kwibata, ngahangana n'ubuzima kubera umuryango wanjye, kubera abankunda, kubera abafana. Burya abasitari nyine yego barakomera, ariko ntibibagirwa yuko ari abafana nyine batumye bakomera. Ati ibyo byose bizamfasha kudacika intege. Celine Dion kandi yavuze yuko umuntu aba agomba kwemera changement, imihindagurikire, ibintu byahindutse. Celine Dion yari umuntu uzwi ko aririmba akageza kure. Ni abahanzi bakeya baririmbaga nka Celine Dion bakageza kure, ariko yavuze ati wenda ibyo ngibyo ntabwo nkibibashije, ariko ku rugero mbashije nzakomeza ndirimbe.
ubu ngubu arimo gutegura nyine spectacle azaririmbamo indirimbo asanganywe, ariko ni nshyashya arimo gutegura nyine afatanyijwe n'abandi bantu bamufasha. Hari n'indirimbo ari yateguye nyine zivuga ku ubwo burwayi bwe, akaba ari izo yavuzeho gakeya muri izo filime ze yagiye akora n'ibindi biganiro yagiye akora mu rwego rwo kwamamaza iyo filime ye. Mu magambo Celine Dion yavuze ngo ne vivez pas de douleur seul, en parler et de consulter. Ne vivez pas de douleur seul, il faut en parler avec des voisins, avec des amis et surtout de consulter. Ahangaha yagiye inama abantu ko umuntu iyo ababaye cyangwa se arwaye atagomba guheranwa n'agahinda ngo agende aheranwe n'agahinda, ahubwo yagiye inama abantu y'uko basanga abandi bakava mu bwigunge, bakavugana n'abaturanyi cyangwa n'izindi nshuti, kandi bakajya no kwa muganga, muganga akabafasha nyine kwikura mu bibazo byinshi bitandukanye. Iyi ni inama nziza yafasha abarwayi benshi n'abandi bantu bahura n'ibibazo bitandukanye. Celine Dion nanone hari ikintu kindi yavuze, ngo usanga abarwayi benshi hari igihe, cyangwa se abasitari muri rusange, hari igihe usanga bishyiraho umutwaro, bakishyiraho umutwaro, noneho bakishyiraho umutwaro akavuga ati no ngomba, niba ari spectacle yayiteguye akavuga ati ngomba kuyikora byanze bikunze nubwo yaba afite intege nkeya. Celine Dion yavuze ati ibi bintu nabinyuzemo, nacecetse igihe kirekire, akabihisha, akerekana ko afite intege, nyamara kugira ngo ajye kuri spectacle hari igihe yagombaga gufata imiti ikomeye cyane kugira ngo agire imbaraga zimubuza kubabara no kubasha gukora ibyo bitaramo. Celine Dion rero aravuga ati à un certain moment il faut arrêter, ukemera ko umuntu arwaye mu gihe runaka, ukemera uti ndarwaye mfite intege nkeya, reka nivuze mfate igihe nduhuke, aho kugira ngo ubeshye ba bafana bawe cyangwa ubeshye ba bandi bagukunda kumeze neza nyamara warashize. Celine Dion yavuze ko yageze igihe aravuga ati ibi ndabirambiwe, ngomba kwivuza, ngomba guhagarika ibyo bitaramo nyine yari yateguye akivuza. Yavuze yuko byaba byiza umuntu amenye ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, umuntu akamenya limite ze n'uko yiyumva mu gihe runaka. Ikindi ni uko Celine Dion yavuze yuko byanze bikunze azagaruka ari wa wundi ushimisha abantu, azakora ku buryo yongera gukora izindi ndirimbo n'ibindi bitaramo bishimisha abantu, kuko arategerejwe cyane. Kandi Celine Dion hari ikindi kintu yavuze numvishe mukundiye, yagarutse cyane ku kintu cy'abasitari bimakiya, akimakiya akambara imyenda ihenze cyane n'imyenda ishashagirana cyane, ibyo bikagenda bigahisha wa muntu usanzwe nyine runaka. Celine Dion rero yaravuze ati mu gihe runaka ibyo biganiro byose yabikoze, n'iyo filime yayikoze, izo makiyaje akenshi yazikuyeho, yerekanye bwa bubabare bwa Celine Dion. Niyo mpamvu nyine yavuze ngo I am Celine Dion, nta makiyaje, nta masike, nta filtre. Muri ino minsi ano matelefone dukoresha aba ariho filtre, atuma nyine tugaragara neza. Hari igihe uba ufite nk'inkovu, zino telefone hari uburyo uzikoresha
zigasiba izo nkovu, ibiheri bikavaho, ukabona umuntu afite uruhu rwiza. Ariko Celine Dion yiyerekanye mw'ayo mafilime, mw'iyo documentary yakoze, ari Celine Dion wa wundi ubabara, wa wundi urira, wa wundi utaka cyane. Ibyo byose yabishyize hasi mu rwego rwo gufasha abantu kumenya n'iyo ndwara nyine ngo basobanukirwe neza. Noneho bareke, niba hari n'abandi babifite, bareke kuva nyine mu guhakana no kwihishahisha, kuko iyo burya iyo uhishe ikibyimba ntabwo ubasha kukivuza. Celine Dion rero yaravuze ati who I am, ese ndinde? I am Celine Dion. Niyo mpamvu yateguye bino biganiro, niyo mpamvu yateguye ino filime, kugira ngo yerekane nyine, akangurire abantu, kuko ino ndwara ntabwo izwi cyane. We nk'uko ari umusitari buriya arakurikirwa cyane, byatumye abantu benshi bayimenya. N'ikimenyimenyi urebe kuri YouTube urasanga ibiganiro byinshi bivuga ku iyo ndwara. Abantu benshi bahise bategura ibiganiro, abandi bategura kuri Celine Dion cyangwa kuri iyo ndwara kugira ngo babimenyekanishe. Noneho rero kandi yiyerekana uko ari. Ndagushimira wowe wadukurikiye, nkubwiye muri makeya ibyo twagarutse muri kino kiganiro. Ni indwara Celine arwaye yitwa Stiff Person Syndrome, mu gifaransa bakayita syndrome de l'homme raide cyangwa syndrome de la personne raide. Iyo ndwara ikaba imutera ububabare cyane mu mitsi ye no mu bindi bice by'umubiri w'umuntu, bimubuza, bikamutuma ahinamirana kandi akagira ububabare cyane, kugera n'aho asakuza kubera atabasha kwihangana. Iyo ndwara yatumye atakaza ijwi rye, kuko yagiye ikangiza kino gice cyo mu mihogo. Celine Dion yagarutse cyane muri bino biganiro kuri kashe z'abasitari, ukuntu abasitari bigaragaza nyamara bahisha uwo bari we. Celine Dion ibyo byose yabishyize hanze, nubwo ari umusitari w'amadisike menshi, w'ibihembo byinshi, ariko yemera kwigaragaza ari vulnerable, ari faible, kugira ngo akomeze abandi, anabakangurire kumenya iyo ndwara. Celine Dion yaravuze ati abantu benshi babayeho mu kinyoma, ati nanjye wenda nabayeho mu kinyoma, mpisha ibyo byose, mpisha iyo ndwara, mpisha agahinda nari mfite, intege nkeya, akenshi nkanywa n'imiti n'ibiki, ariko ngerageye ndabihagarika byose, arivuza. Ikindi rero ni uko Celine yashyize hanze nyine agahinda ke n'amashusho ye ari mu bubabare, afite intege nkeya. Ibyo ngibyo abasitari benshi ntabwo babikunda, bashaka kwerekanwa bari muri gloire, de moment de gloire, babakomera amashyi, bambaye neza, bimakiye. Ni abasitari bakeya bemera kugaragara uko bari. Celine Dion rero ibyo ngibyo akaba yabishyize hanze, akigaragaza uko ari. Celine Dion kandi muri ano mafilime yerekanye amateka ye, kuva akiri umwana mutoya, uko yagiye yevuriwa mu busitari bwe. Ibyo ngibyo nabyo nabimushimiye. Yavuze ati abanyamakuru benshi hari igihe bavuga bati, bakamvuga nk'aho napfuye, ariko ndiho, aya Celine Dion ndahari. Ibyo nabyo ni byiza, kwivuga umuntu akiriho, aho kugira ngo abandi bazamuvuge ku buryo bishakiye. Ni ubutwari bukomeye cyane kwigaragaza mu bihe bikomeye by'uburwayi bwe, kandi kuba afite icyizere ko azagaruka ameze neza, nabyo ndumva ari ibintu byiza bishobora gukomeza abandi barwayi.
no kwigirira icyizere ko ibintu bizagenda neza, bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe. Njyewe guteguye kino kiganiro nitwa Celine Uwera. Celine Uwera nyine urumva ko nanjye nitwa Celine, ni umuhanzi nsanzwe nkunda, ariko cyane cyane nashimye buno butumwa arimo gutanga hirya no hino, n'uburyo ki bugenda bugafasha abandi barwayi, baba abarwaye ino ndwara ya Stiff Person Syndrome, ariyo maladie de l'homme raide cyangwa syndrome de la personne raide, ndetse n'izindi ndwara. Hari ubutumwa bashobora gukura muri ano mafilime na bino biganiro na za interview zagiye zikorwa zitanzwe na Celine Dion kuri ino ndwara yo mu mutwe. Ni maladie neurologique, niyo niho bituruka mu mutwe. Ndagushimira wowe wadukurikiye muri kino kiganiro kuri runo rubuga Ntayorwa, nkaba ngukanguriye no gukurikira ibindi biganiro tuzagenda tugutegurira. Murakoze, mugire amahoro. Celine rero arwariye iyihe ndwara?